ndafashijwe pe ndafashijwe mosque aho uri kubona ugiye gusebera niho Imana igiye kugusebezurira. Kankavuge neza mukumve, aho uri kubona ugiye gusebera niho Imana igiye kugusebezurira. Ubanza mvuze ikinyaruhengeri izana icomoro kiruta igikomere twakomeretse. Nyumva cyane, gukomereka si ikibazo, iyi yaduhamagaye ifite icomoro kiruta igikomere twakomeretse. Abaguca intege babwire ko icyo Imana yakuvuzeho kiruta ibyo uri kunyuramo. Icyo adopesa fena igone sasa, abakubwira ngo sogokuru yari umurozi nashaka roge, icyo uzaba cyo kirarusha cyane sogokuru. Naringize ngo nkubwire ngo ubuzima urimo ntibuzakuraho icyo Imana yakuvuzeho, ahubwo ni inzira ikugeza mu byo Imana yavuze. Ubuzima urimo ntibigukange, ubukode urimo ntibigukange, tegereje Mesiya kandi azaza. Koma amashyi turashoje, koma amashyi. Dusoze Bowazi ngo abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika. Murambabarira hari andi materaniro nari mfite kandi ndabizi turi inshuti, ndabakunda. Umunaniro nari mfite nakagombye kuja kuryama, ariko navuze ngo kubera ko ari muri Karuvali ntabwo nshobora kuryama. Ndanezerewe, duherukana ntuye Musanze ariko ubu ndi mu mujyi wa Kigali. Ndibuka turi hariya mu cyumba, umushumba wanyu yarampanuriye, arampanurira arambwira ngo Imana interuye i Musanze inzanye mu mujyi wa Kigali. Ubu rero nanjye ndi umuturage uri kubarizwa mu mujyi wa Kigali. Si entre ou deux pas que tala don pisque faigren. Imana irambwiye ngo ije kubaka irakorotiriye, sinzi niba mbivuze neza, ishize korotire. Irambwiye ngo ibyari bimaze iminsi bishaka kubahangara ntibizongera. Dusome ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cya Rusi ibice 2 umurongo w'8, hanyuma turasoma umurongo w'8 turamanuka hepfo twumve icyo Imana ishaka kuvuganira natwe muri iri jambo. Abafite Bibiliya imeze nk'iyi yanje ni page 256. Rusi ibice 2 umurongo w'8 hari ijambo rivuze ngo Bowazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo uje uba bugufi bw'abaja banjye 9, uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura, kandi uko ugize inyota ujye unywa ku bibindi unywe kuyo abahungu bavomye. 10, Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati, ni igiki gitumye nkugiraho umugisha kunyitayeho kandi ndi umunyamahanga?
11. Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. 12. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twishimiye Imana. Abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika, hanyuma ndi umubyeyi, Imana ishimwe. Mbarizwa muri ADPR, ariko icyo si cyo nirata, igikuru nuko Yesu yanyemeye. Hanyuma mu bihe byiza byo gusenga mufite, mbazaniye ijambo rivuga ngo kumenya gufata icyemezo. Kumenya gufata icyemezo. Turashimira Imana Data wa twese yaduhamagaye ngo tuyikorere. Turashimira Imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu ngo adupfire. Twebwe abatari ubwoko duhinduka ubwoko, abatari bazwi turamenyekana. Hanyuma dushingiye ku Imana yadutoranije ilem daisine da ihisin nta kindi rebyeho uretse ubuntu. Impayira ijambo rivuze ngo kugira ngo tuyigumeho, kugira ngo dukomeze dukore ibyo yaduhamagariye, kugira ngo tuyitwareho neza, kugira ngo duhagarare uko ishaka, kugira ngo tuyikorere nk'uko yaduhamagaye. Umubare w'ibanga ni ukumenya gufata icyemezo. Iyo wafashe icyemezo ukora ibyananiye abandi. Iyo wafashe icyemezo usuzugura ibimaze igihe bisuzugura abandi. Yewe iyo wafashe icyemezo usimbuka ibyago. Iyo wafashe icyemezo usuzugura ibyaha, ntabwo ibyaha bigusuzugura. Nshuti yanjye, wowe Imana yatumiye, wowe waje ku butumire bw'Imana, irambwiye ngo kugira ngo uyinezeze biragusaba kumenya gufata icyemezo. Gufata icyemezo rero ntabwo tubyiga mu ishuri, nta n'inshuti yawe magara yabiguha. Yewe kabone n'ababyeyi nubwo bagukunda ntibabikuraga. Ariko iyi twicaye imbere, vuga ngo iyi twicaye imbere, iyi vuga bikaba yategeka bigakomera, iyi ikomeza umuntu yahamagaye, iyi iremande, iyi itera umuntu inkunga ntakirebyeho, ibishoboza umugenzi. Kwifurije kumenya gufata icyemezo. Izi nkuru dusomye ni umugabo witwa Elimeleki, yari atuye i Betelehemu. Hanyuma yagiraga umugore umwe witwa Naomi, akagira abahungu babiri, umwe witwa Maharoni n'undi witwa Kiriyoni. Umva uko Bibiliya ivuze, inzara itera i Betelehemu. Kandi Betelehemu biravuga ngo ni mu nzu y'Imana cyangwa se mu nzu y'imitsima. Inzara irahatera. Uyu mugabo witwa Elimeleki gufata icyemezo biramunanira, kwihanganira inzara biramunanira. Biravuga ngo nuko arasuhuka ajya mu gihugu cy'Imowabu, kandi Mowabu hasobanura ngo ni ahavumwe. Ajana umugore we n'abana babiri ngo agereyo. Rero ahunze inzara kubera kunanirwa gufata icyemezo, ageza ahavumwe aba arapfuye. Bibiliya ivuze iki? Umuhungu umwe arongora umukobwa w'umumowabukazi witwa Rusi, undi arongora uwitwa Orupa. Hanyuma Bibiliya igereranya ko bamaze imyaka 10 nabo ngo baba barapfuye. Maharoni na Kiriyoni baba barapfuye. Bapfuye, Naomi ko umuntu usigaye ari umupfakazi, usigaranye abapfakazi babiri b'abakazana be, biramuyobera. Ariko nubwo bimuyobeye ngo agira amahirwe yumva amakuru. Haleluya. Atukuze. Maze iminsi ndi kwibaza kubera iki we atapfuye. Mutikagira inkuru. Impamvu Naomi atapfuye, yarajanwe, ntabwo yagiye.
muranyumvise Yego. kangasubiremo impamvu Nawomi atapfuye burya yarajanwe ntabwo yagiye. Ndashimira Imana itaturebera mu byago twanyuzemo ahubwo iha agaciro icyo tuzayikorera. Ikindi burya ijuru ni ikinege. Imana ishimwe. Ntabwo ari ivangamutungo. Humura, ntabwo uzazira aho uvuka, ntabwo uzazira umuryango washakiyemo. Abaguca intege babwire ko icyo Imana yakuvuzeho kiruta ibyo uri kunyuramo. Icyo adopesa fenayigone sasa, abakubwira ngo sogokuru yari umurozi ntashaka roge, icyo uzaba cyo kirarusha cyane sogokuru. Impamvu atapfuye yarajanwe. Ntabwo uzazira aho uvuka, ntabwo uzazira ibibazo unyuramo, ntabwo uzazira uko wavutse. Nibashake baba barakubyayemo ikinyendaro. Iyi Mana yaduhamagaye iza aho tuvu kasafe wayi safari ya yo baherutse kwandika ngo ariko izi nzira anyuramo nizimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Ntabwo kuba uvuka mu bahanya ari ikibazo. Imana izaha agaciro icyo izagukoresha. Ntabwo kuba warisanze hariya ntabwo ari ikibazo. Icyo uzaba cyo kiruta karitsiye wavutsemo. Inzira ba sogokuru banyuzemo ntizitureba. Icyo duha agaciro ni Imana yaduhamagaye. Haleluya, haleluya. Abahungu be barapfa, umugabo arapfa, Nawomi asigara yumiwe, ariko ngo agira amahirwe. Yumva amakuru ko abantu barindiriye i Betelehemu Imana yabibutse. Ndashimira Imana yibuka barindiriye. Ndashimira Imana ihoza amarira abarize ariko bagakomeza bakihangana. Ndashimira Imana izana igikomere, izana icomoro kiruta igikomere twakomeretse. Nyumva cyane, gukomereka si ikibazo. Iyi yaduhamagaye ifite icomoro kiruta igikomere twakomeretse. Yumva amakuru. Ntabwo munaniwe mbabwira ibintu 5 biranga umuntu uri mu gihugu kitari ikiwabo. Bibabwire. Bambaye iminota 30 nayikoresha neza. Katureba tukiri kumwe. Ariko rata wo gutinda mu bitaro watinda mu rusengero. Sindi mwari mu nkumbuye. Mwaye mukeneye amavuta y'i Kigali. Muheruka y'i Musanze. Noneho rata ndagira ngo mbabwire ibintu 5 biranga umuntu uri mu gihugu kitari ikiwabo. Icyambere, ahorana intambara. Ahorana intambara. Humura, impamvu ufite intambara ni ukuri mu gihugu kitari ikiwanyu. Bakundwa turabana b'Imana ariko uko tuzasa ndikurerekanwa bene data, icyakora kuri hafi tumenye ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho. Ukuri yatangiye umurimo ninahiza usohoza. Impamvu uhorana intambara, uri umugenzi, iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Yohana aherutse kwandika, arandika ngo bakundwa hayigrozenen twe turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntabwo kwari kwereka. Icyo tuzi ni uko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Tambara ufite, uri mu gihugu kitari ikiwawe. Turi abagenzi, turi gutambuka, iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Icya kabiri, umuntu uri mu gihugu kitari ikiwabo ahora baririza amakuru y'iwabo. Muranyumvise? Ahora baririza amakuru y'iwabo.
iwacu baraho ntuza si na ba bana be ntabwo yari yabyara uwa kane, wa mugore wa ntuza se aracyafite yanyinya, ahora abaza amakuru y'iwabo. Tetiskele penda gatatu, ahora akumbura iwabo. Mana ishimwe, agakumbura zonedrene ibyiza by'iwabo, agakumbura ukuntu yatsamuraga baturakire, ahora akumbura amakuru yiwa. Nivyo kane, mwamba ni Yesu. ntabwo ahabitsa ubutunzi, ntabwo ahabitsa ubutunzi bwe. abari mu rugendo ari kugenda, ntabwo ahabitsa ubutunzi. Nivyo toila avange ediden icya gatanu, ahora havuga neza, ahora ahavuga neza. kwa data ni mu ijuru tuzagerayo, kwa data ni mu ijuru tuzagerayo, kwa data ni mu ijuru tuzagerayo, kwa data ni mu ijuru tuzagerayo. Tuzinjira mu mbere imbere muri ako kanya, tuzinjira mu mbere muri ako kanya, tuzinjira mu mbere muri ako kanya, tuzinjira mu mbere. hanyuma Nawomi yahoraga baririza amakuru, bamubwira ko abantu barindiriye i Betelehemu, bemeye kuhasonzera, bemeye kuhavugirwa, bemeye kuhakubitirwa, ko Imana yabibutse. Ndashimira Imana yibuka bihanganye, ndashimira Imana ifite igipfuko kiruta igikomere twakomere, ndashimira Imana ishigikira abo yahamagaye, ndashimira Imana ntabwo ibikomeye bikuraho icyo Imana yavuze, biradukomeretsa ariko ntibikuraho icyo Imana yavuze. Mugire guca turebe. hanyuma yibuka ko afite abakazana babamo wabo kazi, arabahamagara ati bakazana ba, murabona narapfakaye namwe nuko kandi ndashaje, orupati turi kubibona n'iminkanyari yaraje. Rusa ati gusaza kwawe ntaco bimbwiye, orupati yarashaje ariko urabona si atarashaje. Nawomi ati rero nta mugabo nabona, nuwo nabona ntitwabyarana, kandi muracyari bato mukeneye abagabo. Bakobwa banjye rero umva inama yoroshe, mwebwe murasigara iwanyu nanjye ngiye iwacu. Orupati uvuze ngo iki? Nawomi ati nari mvuze ngo musigare nanjye ndagiye. Orupa rero ubundi Orupa birasobanura ngo musubira nyuma. Aratangira ati mawe atazi ko ari byo, cokora nari ngukunze, nari nshaka kugumana nawe, ariko n'ubundi ntaca kuvaho. Nakureba nkabona ni byiza kubana nawe, ariko nshaka n'umwana ukeye. Ubwo rero urumva ko byari byiza, cokoregera hino ngo usome nguha akabizu, noneho weho ugende nje ndasigara. Nawomi ati ngaho ngwino nsome, ngo abaramusomye. Nawomi abirindukira Rusi aramubwira turabona mukamugabo wanyu aransomye arasigaye, nawe ngwino mpa akabizu hanyuma usigare. Rusi ati mabo winyinginga kugusiga ngo nsigare, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nza. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwa Imana yawe, niyo izaba Imana yawe. Nihagira ikizatandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azaba impore ndetse bikabije. Nibyo. Nawomi ati niko muko kuko iri mutoya i Betelehemu uzahashobora. Rusi ati niyo ihamagara abakomeye, niyo ihamagara abantu kandi ikabakomeza. Namaze kumenya ko iyo iguhamagaye iguha n'imbaraga zizatuma ubana nayo neza. Mabukwe winyinginga, nyirabukwe aramubwira ngo sigara,
dore uracyari muto. Rusi aramubwira ngo namenye neza ko imana yacu editrene sanse, iyo uciye bugufi gushira hejuru, iyo yambaje irakwitaba, winyinginga. Nyirabukwe ati wa mukobwa wishingikirije kuki kukiri muto. Mureke mbabwire ibanga impamvu Rusi yabwiye nyirabukwe ngo yimwinginga. Igihe gito Rusi yabanye n'umugabo yakibyaje umusaruro. Muti gute? Rusi yakurikiranye amakuru y'iwabo w'umugabo, akaja abwira umugabo ati sheri hajya iwanyu bimeze gute? Umugabo ati wacu rero ni mu nzu y'imitsima, hari imana iruta iyanyu. Rusi akaba arabimize. Ejo Rusi akamubwira ati shu hani mbwira iwanyu ko bimeze. Umugabo akamubwira ati umva rero imana yacu nubwo yababaza umuntu ariko imugirira ibambe. Rusi akabimira. Igihe gito ufite kibyaza umusaruro, aguka mu bitekerezo. Reka kureba none, reba n'ejo. Muranyumvise? Yego. Igihe gito ufite urafite amahirwe yabyaza umusaruro. Menya amakuru y'ibizaba. Haleluya, haleluya. Uzakora ibyananiye abandi, ibiciye abandi intego uzabisusugura. Abandi baguye uzahava, abandi banyereye uzahatambukana ijambo. Ijambo rituma ukomera, ijambo rituma urama, ijambo rituma uba mu itorero. Ntabwo uhora uhindagurika, ukomera ku ijambo. Mureke igihe gito dufite barokorewe, ntawamenya igihe gito ufite kibyaza umusaruro. Impamvu atabaye nka Orupa mu gihe gito yamaranye n'umugabo. Wo muri kumwe munkore mu kiganza umumbwire ngo igihe gito ufite kibyaza umusaruro. Igihe gito ufite kibyaza umusaruro. Igihe gito yabanye n'umugabo yakurikiranye amakuru y'iwabo, amenya ko i Betelehemu hari imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Amenya ko i Betelehemu hari imana imara ubucike. Amenya ko i Betelehemu hari imana imara ubugumba. Amenya ko i Betelehemu hari imana itarobanura ku butoni. Amenya ko i Betelehemu hari imana iguha agaciro ibyakwambuye agaciro bigihari. Amenya ko i Betelehemu hari imana yomora inguma. Abwira nyirabukwe ati ngewe winyinginga. Nyirabukwe ati niko mwana wa kukiri mutoya ubu wakwihangana kuzabona undi mugabo. Rusi ati Betelehemu hari imana irusha agaciro abagabo. Haleluya. Iyi kwemeye ikwemeza n'abatakwemera. Iyi guhinduye ubuki buri wese yifuza kukurigana. Winyinginga aho uzagwa niho mfite amakuru. Winyinginga abafite amakuru. Haleluya, haleluya. Ntabwo tuzagushwa n'igihe, igihe tuzagitegeka. Ntabwo tuzagushwa n'ubuzima, ubuzima tuzabutegeka. Ntabwo tuzagushwa nuko dufite igitenge kimwe. Tuzi ko mu ijuru hari amazu meza, tuzi ko mu ijuru tuzambara amakamba. High globesa no dance. Bifurije kubika amakuru. Uzasuzugura ibyago, uzasuzugura ibihe. Abandi bazaguzakomera, abandi bazabura icyo kuvuga uzakibona, abandi bazabura ikibakomeza, wowe uzakigira. Igihe gito kibyaza umusaruro. Yesu ashimwe. Ndafashijwe pe, ndafashijwe. Mosque. Haleluya. Hesitontayizi. Prokite de zotao. Hagati mabu. Je ntandukanye na Orupa. Orupa reba kubiboneka, nje nzi ko i Betelehemu hari imana ifite n'ibitaboneka. Teskeleta sika formule. Ufite amakuru ntabwo agushwa n'ubusa. Barakubwira bati niko kwa twita inda ya kane uzabagaburira iki? Uzabaha Yesaya, uzabagabura Yeremiya. Ni mu byakozwe n'intumwa. Ugahita usimbukira muri Yesaya 50 umurongo wa 7 bavuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Nico gituma ugahita usimbukira muri Yesaya havuga ngo kubwanje nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Zikurinda mana
mu bihe bibi by'umubabaro, nta tantine, nta shangazi, nta muyomba, ngoma amashi, DJ arihe, shiramo ingoma, DJ, shiramo ingoma, ntagomba numva, mukoma amashi, yewe ma, uzikurinda mana, uzikurinda DJ uri gucuranga nabi, shiramo ingoma, yewe mana, mu bihe bibi by'umubabaro, nimumpa amashi, nimumpa Yesu ashimwe, haleluya, atukuzwe. Umuntu ufite amakuru ntabwo agushwa n'ubusa, umuntu ufite amakuru ntabwo yumvira abantu, aha agaciro yamuhaye amakuru. Muyikomera amashi. Minota 30 irarangiye, mureke dusoze. Haleluya, buri wese muhaye haleluya nahitere. Twasomye ngo iki? Tiskena clao gross. Wa taosa fe. Eliti sinitegra hoine. Wa safa. Bonye buri wese yambara ikoti. Imana irambwira ngo ibyari bimaze iminsi byambitse abantu ubusa bitaye agaciro, Imana iratwambitse n'izina rya Yesu. Mureke mbabwire ikindi, aya masengesho iriteraniro Imana irambwiye ngo ageze ku mipaka, ageze ku mipaka. Igihugu cyacu Imana igihaye amahoro, igihugu cyacu Imana igihaye amahoro. Imana irambwira ngo umuntu wese uri mu iriteraniro imuhaye umutaka urusha agaciro imvura izaba. Mbonye ikindi giterane, mbona muri mu rusengero rusha, mbona mwakoze igiterane n'abazungu bakirimo, mbona kiri gutambuka, hajya baravuga ngo ni live niki. Nibyo nje ntabwo mbizi. Noneho mbona mwico giterane hakorewemo ibintu, mbona havutse amakompasiyo, mbona havutse amashuri, mbona havutse abatera nkunga. Imana irambwira ngo kuko yabahamagaye ngo muyikorere, ediskene daiglos ibagiza amaboko. Ibagize iki? Ibagize iki? Amaboko. Mutunge mushumba ibiganza mu mugire ngo Imana imuhe umugisha. Imana imuheze umugisha. Amashuri iyo rwose ego Mana mbonye uri kuvuga indimi nyinshi. Imana irambwiye ngo imbere haracari irindi shuri ritari ikigeragezo, ahubwo ishuri ribyaye ubumenyi. Hanyuma mbonye uri gusemurira abantu. Imana irambwira ngo mugize umuvugabutumwa ku rwego rw'isi kandi agome safena ndeskesi. Imana irambwiye ngo ninkubwire ko izaja ishigikira ijambo ryose uvuze. Nirigucitse Imana izagira ishigikira, nirigucitse Imana izagira ishigikira, cyane ko wayisabye ngo ikuyobore, yarakwemereye izakuyobora, ntabwo uzaba nk'abandi. Imana irambwira ngo ubwami bw'Imana buri muri wowe. Imana ikugize umuriro, uzaje utwika ibyaha, dushize izaruhuka, bakene bazakira. Imana ikugize umuntu ukomeye, Imana ikugize umuntu ukomeye. Mbonye imbere handitse ngo dogitora, njero ntabwo nize cyane. Ngiye kubona mbona iyo dogitora. Kopisiye 10 times.
Kairoso. Imana irambwira ngo hari abashatse kuguca intege. Bavuga ngo suriya ngo bizagenda gute. Imana irambwiye ngo aigre abanyabwenge nabakomeje kukugira inshuti, nabakomeje kukubaho, bakubaye bugufi, kuko Imana irambwiye ngo batabawe kubera wowe. Hallelujah. Ya mashina yawe, aya mashina yawe, Aya mashina yawe. aya mashina yawe, Aya mashina yawe. aya mashina yawe. Aya mashina yawe. Aya mashina yawe. Iminota 30 irarangiye. Toda la sanfe garda fi. Ariko rero mwari munkumbuye. Cyane. Ngaruke vuba se. Gose. Dore ubu naje muri Kigali. Wahaye ijambo Mana, wahaye ijambo Mana we ararigira. Ararigira. Murekeraho. Rose abwira nyirabukwe ati winyinginga. Mfite amakuru afatika atanyemerera gusigara. Bibiri ivuze ngo iki? Abonye yuko amaramaje kuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo nufata icemezo uzakora ibyananiye abandi, uzasenya ibikuta bikuri imbere, uzashikira eglomenance ibyo abandi batinye gushikira. Abandi baririye uzahahorera amarira, abandi bataye agaciro uzahagirira agaciro. Abonye ko amaramaje arorera kubimubwira, bombi barajana ngo bagere i Betelehemu. Umva ico nakundiye Rusi, amenya icyamujyanye, amenya ico yaje gushaka, ahita abwira nyirabukwe ati ngiye guhumba, ahita aca bugufi. Muri bimwe biranga umuntu waciye bugufi, muri bimwe biranga umuntu wafashe icemezo, aca bugufi, Imana ikamushira hejuru. Aragenda arahumba mu murima w'umugabo witwa Bowazi. Uyu murima nkuvuzeho bwakwira bugaca, ariko umurima uragereranywa umurimo w'Imana, kuko Bowazi birasobanura ngo muri we harimo imbaraga. Uyu murima rero urasobanura umurimo w'Imana. Hanyuma Rusi ageze mu murima aca bugufi arahumba. Naringize ngo nkubwire ngo ubuzima urimo ntibuzakuraho icyo Imana yakuvuzeho, ahubwo ni inzira ikugeza mu byo Imana yavuze. Ubuzima urimo ntibuzakuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ni inzira uzanyuramo kugira ngo ugere ku byo Imana yavuze. Ntawe utabarwa atatatse, ntawe urengerwa atatabaje. Nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ihumba umazemo igihe ni inzira Imana inyuzijemo ibyawe kugira ngo uhure n'ibyawe. Mukomere Imana yacu amashyi. Arahumba. Nk'uko guhumba, Bowazi nyir'umurima ngo yiyumvamo ko akwiye kuza gusura abasaruzi cyangwa se abakozi. Akigera mu murima ngo abwira abakozi ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Bamaze kumwikiririza ahita areba, aho kongera kubona abakozi ngo abone umuntu uri guhumba. Ndashimira Imana, nta buzima na bumwe Imana itakuboneramo. Hallelujah. Aho uri ntibikuyeho ko Imana itazagutabara. Amaso y'Imana aca mu butayu akamenya n'abari mu butayu. Haleluya, haleluya. Bibihe turimo ntibidukange, dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibihe turimo ntibidukange, dutegereje Mesiya kandi azaza. Ubuzima urimo ntibigukange, ubukode burimo ntibigukange, dutegereje Mesiya kandi azaza. Koma amashyi turashoje, koma amashyi. Uburwayi ufite ntibumukange, ubugumba ubona ntibumukange, dutegereje Mesiya kandi azaza.
munyemerere dusoze. Bowazi ngo aho kubona bari mu murima bari gukora, ngo abona umukobwa uri guhumba. Abaza umusaruzi ati niko uriya mukobwa uri guhumba n'uwahe? Umusaruzi ati nyine ni wa Mowabukazi. Jura reka badusobanure kuko twe ntitwabona umwanya wo kwisobanura. Weho wisobanuye wakwisobanya, ahubwo hari abazi kudusobanura neza. Nta mwanya dufite wo kwisobanura. Ubu se ejo bundi Hamani si wowe wasobanuye Morodekayi? Hamani ngo baramuhamagaye bati niko Hama uwo umwami akunda byagenda gute? Hamani shitani aramwongorera, burya na rwa satani rurongoreranaga. Ngo ruramwongorera, ruramubwira ruti reba kositime wambaye. Hamani akamanura ati ndi kubona ariyo mu Bushinwa. Rwa satani ruramwongorera ruti naho timba. Hamani agakubita ati ivuye mu Budage. Rwa satani rukamwongorera ruti naho rinete wambaye. Hamani ati ndi kubona zaraturutse muri Kongo. Rwa satani rukamwongorera ruti naho ibyo bisogisi wambaye. Hamani ati byavuye mu Bubirigi. Nose uri kubona atari weho umwami akunda, reba uko wambaye. Rwa Hamani rumanura ibikoti. Hamani ati bazana ifarashi. Umwami ati aha. Bakazana inkoni. Umwami ati aha. Bakazana impeta. Umwami ati aha. Umwami ati ibyo byose hatabuzemo na kimwe, bikorere Morodekayi. Morodekayi ntabwo yabona umwanya wo kuba ku irembo ngo abone n'umwanya wo kuja kwisobanura. Twebwe turasenga abanzi bakadusobanura, turasenga bakadusobanura, turasenga bakadusobanura, turasenga bakadusobanura. Muvuge ngo amena. Muntu uri ku irembo se yararamenye iby'amafarashi ngo bimeze gute? Twe tugomba guceceka bakadusobanura. Ndafashijwe n'ukuri. Uzi ko murantumira vuba kuko ndi kubona na mushumba yafashijwe cyane. Mbonye abantu baturutse hanze baje kukugisha inama, kandi baturutse hanze baza gupfukama imbere ngo bagire inama. Mana irambwira ngo ninkubwire ngo kuko ariyo yaguhamagaye izaje ikubwira n'ibyo ukwiye kubwira abagusanga. Abantu baje kukureba, Imana izaje iguha itekero rikwiranye n'ibyo bashaka. Mwanyemera tugasoza? Hanyuma umusaruzi ati nyine ni Mowabukazi. Bowazi ati ibyo birahagije ndabyumvise. Bowazi ati yemuko. Rose ati karame ngwino hano. Rose ati haragiye kunyirukana. Aho uri kubona ugiye gusebera niho Imana igiye kugusebezurira. Kankavuge neza mukumve. Aho uri kubona ugiye gusebera niho Imana igiye kugusebezurira. Ubanza mvuze ikinyaruhengeri. Imana iguhaye inzu y'amasaziro. Imana igukuye mu bukode. Imana irambwiye ngo uzabyara abana benshi. Imana irambwiye ngo renaissance ugiye kuzurira indege bidaturutse kuba mu buvukana, ahubwo niyo ikomeje kuguhagararaho. Wahaguruka tugasenga? Haguruka. Imana irambwiye ngo ibyari bikuri imbere bikurusha amaboko irabinyeganyije ibikubise imbere yawe kugira ngo binyukanyuke. Niba hari abantu bagiye kurangiza umwaka neza urimo, Imana irambwiye ngo iguhaye kado ifatika. Uwo mwicaranye Imana imwongereye igihe cyo kubaho, kandi Imana irambwiye ngo iramukenyeje ititaye ku myaka ye, ubu nibwo igiye kumukoresha. Niko Imana imbwiye. Yesu ashimwe. Bati 30 irarangiye, muracafashwa? Kandi ni muntera umujinya nzagaruka. Ni muntera umujinya nzagaruka rwose. Haleluya. Arangije Rose ati nyine urabona. Bowazi ati baransobanuriye. Bagize bate? Wikwisobanura Hedaiden. Baragusobanura bibwira ko bakuvuga nabi, naho ni inzira Imana igiye kunyuriramo ngo igutabare.
aramubwira tuhereye ubu ntuzave muri uyu murima, ntuzavemo. Korera mugenzi wawe mu kiganza umubwire ngo ntuzave muri uyu murima. Mureke duhumbe muri Yesaya, duhumbe muri Yeremiya, duhumbe mu byakozwe n'intumwa, mureke duhumbe muri Zaburi. Nimureke duhumbe. Muri uyu murima harimo zahabu. Muri uyu murima twambara neza, tujya neza, tugira ijambo, twisiga amavuta meza. Guma muri uyu murima, gumamo. Bakuvuga ugumemo, baguca intego ugumemo, komeza guhumba. Aramubwira ati kandi kabiri, nugira inyota unywe kwa yari amazi abasore bavomye, nabiyamye ngo ntihagire ukuhamagara, wehuge. Ibizadutunga Imana ifite aho yabibitse. Muvuge ngo amen. Amubwira ati kandi igihe cyo kurya nikigera, weho nturasangira n'abasaruzi, uraza dusangire. Ndashimira Imana iyo wafashe icyemezo ikwicazanya n'abami. Iyo wafashe icyemezo amateka arahinduka. Nibyo ko kiwanyu ni habi, ariko aho tujya hararuta iwacu aho tuvuka. Amateka arahindutse, fata icyemezo. Hayigrone sansi. Bowazi akunda Rusi, babyarana umwana witwa Obedi, sekuru wa Yesayi, ni naho Yesu akomoka. Turashimira Imana yacu itarebera abantu muri kavukire. Upfa gufata icyemezo gusa. Kuzana ijambo rivuga ngo kumenya gufata icyemezo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muhaguruke dusenge. Bwira Imana ngo binshoboze kugira ngo umpindurire amateka. Nyakubahwa mushumba, nciye bugufi, nyemerera ufate mikorofone usengera aba bantu. Imana iguha umugisha. Mungu mu izina rya Yesu Kristo umwana. Gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu, icyubahiro no kunesha nabyo ni ibye. Tangiriro n'iherezo ni ubitegeka. Umuriro w'Imana, imbaraga z'ijuru zimanuke ku buzima bwa buri muntu. Uko wibutse umugaragu wawe umujakazi Rusi, ariko wibuka abantu bari mu bibazo no mu ngorane. Icyubahiro cyawe kiganze, amahoro yawe aboneke mu bugingo bw'abizera mu izina rya Yesu. Amen.